Kagarara ndamukunda amazina n'umuza Sabrina kafite imyaka 17 akaba yarafukiye irwamagana akabiga senior for bigenanye na anti and humanity. Kagarara we yize bigenanye na software development muri RP Ngoma, amazina bamwita Uwizeye Enoke, akaba yarafukiye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Giheke. Kagarara byatumye rero afata umwanzuro kuva i Kigali yerekeza mu karere ka Rwamagana agiye gushaka umuhuza Sabrina, ndetse agezeyo baraganira bemeranya gutangira gukorana. Dusubiye mu gatoya, Kagarara avuga ko mu buzima yakuriyemo yanze kwigunga ngo yifubike ngo ajye ku muhanda asabirize, ahubwo byatumye atangira gukora akazi ko kujya ajya guhiga amafuku akayazana akayagurisha 300 cyangwa se 500, rimwe na rimwe nawe ayo mafuku akayirira yabuze wenda nk'abayagura. Sabrina bivuga yuko ubwo arafite imyaka 2 yagiye mu karere ka Nyagatare ajyanyweho n'ababyeyi biwe kwa masenge we abariho arerwa, ndetse niho yigiye primaire kugeza ayisoje. Bangombwe ko rero ubwo yigaga secondaire senior 1 amaze gutsinda nibwo aje kuza kwiga irwamagana. Sabrina avuga ko yagize agahinda gakomeye kubera ko bwigaga primaire iwabo batigeze bamusura, ndetse na n'ubu ngubu akavuga ko ako gahinda akigafite kubera ko n'ubu ngubu nagabana n'ababyeyi biwe ahubwo abana na mucecuru we. Sabrina na Kagarara baje gushyira hamwe rero imbaraga batangira gukora content zigiye zitandukanye, nubwo Kagarara yaragabwiye ari umusitari ndetse anakora ama content agiye atandukanye. Bashyize hamwe rero imbaraga, Kagarara avuga yuko yajyaga akorera ibihumbi 10 agafatamo 5 akabereza Sabrina bagasaranganya kugira ngo ubuzima bukomeze kwendereye. Sabrina avuga yuko Kagarara yamubereye inshuti nziza magara, ndetse byatumye anamukunda cyane kubera yuko yaburaga ikaramu Kagarara yabura amafaranga yo kwegushesha ni Kagarara, ndetse sigeze abura imyenda afite Kagarara. Ibibazo byose yabaga afite no kubibwira Kagarara. Avuga yuko rero Kagarara yamuhinduriye ubuzima kuva bamenyana ndetse no kuva bahura. Kagarara rero dusubiye inyuma gato yavuga yuko kwiga byabaga bigoye cyane nubwo yagendaga yihagarara, kubera yuko avuga yuko umunsi wa mbere yajyaga ku ishuri mama wiwe yagiye amuhetse akagenda akamushyira mu ishuri. Kagarara avuga yuko gusohoka mu ishuri byabaga ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko yasohokaga hanze abana bakamwirukaho bakamukurikira bavuga uti ndebera Kagarara ni iki byose. Avuga yuko rero hari igihe kimwe yabaga ari iwabo bwacya mu gitondo akaguma yiryamiye akabeshya nyina ngo mu nda hari kumurya, nyamara adashaka kujya kwiga kubera ibibazo yabaga ari buhurire nabyo ku ishuri. Kagarara rero kuri ubu ngubu ni umu IT ukomeye cyane unafite akazi kageneye n'ubu IT wakamuha. Kagarara kubera ko yizibwire na software development muri RP Ngoma, ndetse naho ari kwiga kaminuza yiwe. Bamwita umuhuza Sabrina we akaba ageze muri senior 4, ndetse avuga yuko atajya ajya muri batatu, atajya abura muri batatu ba mbere. Bamwita umuhuza Sabrina, bamwita Uwizeye Enoke, mwamenye nka Kagarara. Kagarara akunda kuvuga ngo disability is not inability. Sabrina, Kagarara naho nge.